Reka ngusuze wowe udahwema kudukurikira ku muyoboro wacu wa Ben Kwizera TV, wowe udutera inkunga y'amasengesho, wowe udutera inkunga y'uburyo bufatika kugira ngo umurimo wacu ugume kwaguka uyobokamana. Reka nkubwire ngo amahoro n'imigisha umwami Yesu atanga bigume kubana nawe ndetse n'abawe, kandi Imana y'amahoro itibagirwa imirimo myiza ihaze kandi iguhe icyo umutima wawe wifuza muri uyu mwaka. Nanaboneraho kubifuriza umwaka mwiza w'imigisha myinshi Imana itanga. Nkuko bisanzwe rero ngiye muguma kubana cyangwa duhora tubana kuri uyu murongo kenshi, ni mwene so Ben Kwizera, mugiye nanone kubana mu kiganiro cy'amakuru amaze iminsi acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Benshi bambaza ngo ese bimeze bitewe kutatubwira uko bimeze, warabimenye nibyo cyangwa sibyo? Yego, ni muri iki kiganiro rero tugiye kusasa inzobe, tugiye kuvugiramo ibintu birambuye kugira ngo buri umwe wese wari ukiri mu rujijo amenye ukuri nyako. Ni amakuru rero y'itorero rya ADEPR, itorero ry'umwuka, itorero rifite abayoboke benshi cyane muri iki gihugu, kandi itorero benshi bahamya ko ari itorero wasengeramo rikagira rikuvana ndetse naho rikugeza. Ni amakuru rero yihagwarika cyangwa guhagarara kwa bamwe ababashumba ndetse n'abarimu, nk'uko mwabyumvishe cyangwa nk'uko mbibabwiye. Ni inama yabaye ku itariki 8 z'ukwezi kwa mbere 2025. Iyo nama yabereye kuri Zoom cyangwa se ku ikoranabuhanga, iyoborwa n'umushumba mukuru wa ADEPR ariwe Pasiteri Isaie Ndayizeye. Iyo nama yari abantu bose, abashumba bose b'igihugu bari bikonexe, bari online, kubera ko namwe murumvikana ntago abashumba bose b'itorero rya ADEPR ndetse n'abarimu bashobora guteranira ahantu hamwe umunsi umwe ngo bagire bakora inama irangire. Ni inama rero yabaye kuri iyo tariki, yari iri kwiga cyane ku ngingo z'ubuzima bw'itorero, aho itorero ryavuye n'aho rigeze, iryo rishaka kugeraho. Gusa ingingo nyamukuru yari igenderewe yari iyo kuganira buryo ki nyine bamwe mu bashumba bahagarara, bitewe n'uko ubushobozi mu itorero butameze neza, bitewe n'uko insengero zimwe na zimwe zifunze. Kuva zafungwa muzi ko nyine hagiye haba ibibazo, ugasanga mu murenge harimo insengero 2, izindi 10 zirafunze, abantu bagakora ingendo nk'iz'amasaha 3 bajya gusenga, abandi n'amasaha 4, abandi bagasenga saa 11. Bityo rero bikoma itorero mu nkokora. Urumva ko amaturo yahise agabanuka ndetse n'izindi nkunga zose zo ku mpande zahise zigabanuka. N'urwo rwego rero itorero ryongeye gushishoza, riterana n'abashumba bahagaze, ribabwira uko ubuzima bumeze, ribabwira uko ibibazo bimeze. Basanga nyine nta kindi kintu bakora, kandi nawe ushyize mu gaciro ntacyo wakora. Niba amatorero afunze kandi abantu bamaze amezi 5 bahembwa, itorero ritari kwinjiza bifatika, nta kindi kintu cyari gukorwa, ahubwo bahise babaha konji tekinike y'amezi 3 badahembwa, imishahara yabo ihagaze. Ariko ubuvuzi, ikijyanye n'ubuvuzi bwo ntago bagihagaritse, ariko ikijyanye n'ubwishingizi muri RSSB nacyo cyarahagaze muri ayo mezi 3 asubitse, kugira ngo babanze bagire ibyo bakosora mu itorero ndetse babanze bagire n'ibyo bashyira ku murongo. Bivuze ko bitewe n'uko insengero zifunguye ari nkeya, hateganwa ko cyangwa bavuga ko hahagaze abarimu ndetse n'abashumba bagera mu 3500. Ariko nanone itorero ryavuze ko nyuma y'ayo mezi 3 haramutse hagize insengero zifungurwa cyangwa rukanafungurwa hashize ukwezi kumwe ubonye ibaruwa, kuko bose barazibonye, umushumba ndetse n'umwarimu wiwe bahita basubira mu kazi.
tuvuge niba inama yarabaye ku itariki 8 bagafungura urusengero rwa 15, wemerewe guhita usubira mu kazi ako kanya. Kimwe nuko nanone bizagendera ku myitwarire, ni ukuvuga ngo umushumba utazitwara neza muri aya mezi cyangwa muri iyi minsi bahawe konji tekinike, urumva uwo ngo ntago azemererwa gusubira mu kazi. Nanone bababwiye ko bazasubiramo bitewe n'imyitwarire buri mushumba wese cyangwa buri mwarimu wese azaba yagaragaje muri iyo minsi. Hari abantu rero benshi cyane bagiye banibaza bakibaza ngo ese ngo ubwo ngubwo ngo tuzongera ngo guterana dute, ngo tuzongera ngo guterana ngo n'abayobozi bacu. Ni ukuvuga ngo nubwo abashumba bahagaze, ariko umushumba yemerewe kuza guterana n'intama ze, ndetse yanashaka gutanga message cyangwa kubwiriza akaba yakwandikira umushumba mukuru wa paruwasi, kuko umushumba mukuru wa paruwasi ubu ngubu niwe ufite izi gahunda zose mu maboko. Ni ukuvuga ngo rero abibaza ngo niba abayobozi babo bazongera kuba bari kumwe nabo, umuyobozi wese yemerewe kuba ahari kandi akaza gusengana n'abantu be. Ariko urumva muri icyo gihe azajya yirwanaho ku bijyanye n'itiki, ku bijyanye nuko na restauration ndetse n'ibindi, ubishoboye azajya ahagera. Ariko nanone si itegeko, kuko uzavuga ko atabishoboye, itorero ryanzuye ko bazareba muri ministeri zigize itorero hatoranwemo bamwe bazaba b'abakoranabushake bazahagararira abakristo, bazaba icyo gihe bareberera intama za Kristo muri iyo minsi. Bibaye ngombwa ko umushumba avuze ko we muri iyo minsi atazaba ari kuboneka bitewe nyine n'ubuzima busanzwe cyangwa n'ubuzima buri kumugora. Kandi murabizi ko muri rusange abashumba bacu namwe murabazi ni abantu nyine bitanga cyane. Urumva rero abakeneye itiki, abakeneye amafaranga yo kugura ikarita, abakeneye amafaranga yo gutunga umuryango, tunabihanganisha by the way, kuko nyine bagiye muri situation itoroshye ariko nta kundi byagenda. Ariko ibyo byose baba bikeneye kandi bijyanye n'ubushobozi, kandi murumva ko amafaranga aho bakuraga nyine byahagaze muri iyi minsi. Ariko Imana y'amahoro burya ica inzira aho ziri n'aho zitari. Reka mbabwire ngo nibakomere, kuko ni umuhamagaro, ibyo bakora ni umuhamagaro. Ntibivuze kureka umuhamagaro, ntibivuze kureka kuguma gukorera Imana nk'uko yaguhamagaye. Bagume mu murimo, kuko Yesu niwe uzajya ugenda ubagirira neza. Niyo mpamvu rero bagomba kuza nyine bakaguma mu ntama zabo, kuko n'ubundi uzitwara neza muri iyo minsi azagaruka yongere abane n'intama ze, kandi nizera ko bizagenda neza. Muri make rero, nubwo abashumba bo bahagaze b'insengero zose zifunze, ariko hari abashumba bitagezeho, abashumba bahagarariye amaparuwasi, bitewe n'uko abashumba baba bafite imirimo myinshi cyane bakora mu itorero. Abo bashumba bo ntago bazaba bahagaze muri iyi minsi, ahubwo bo bagume ku maparuwasi yabo, bagume kureberera itorero. Ndetse n'abarimu ntibahagaze, kuko nabo abarimu ba paruwasi nabo ntibagomba guhagarara, kuko nabo bazaguma bareberere itorero, kuko baba bafite ikintu kinini cyane bashumbye. Abandi bantu bitagezeho ibi bintu ni umubyeyi uri mu kiruhuko cyo kubyara, umubyeyi wabyaye. Iki cyemezo gisanze ari muri konji y'ikiruhuko cy'ababyeyi, uyu nawe azaguma kubona buri kimwe cyose, yaba umushahara, yaba ibindi bagenera ababyeyi babyaye mu itorero.
uyu nguyu nawe azaguma abibone, kuri we nta kintu cyahindutse n'iyo insengero ze zaba zifunze. Ndetse n'ahandi hantu bafite imishinga ikoresha compassion, ahantu hakorera compassion, tuvuge niba ku mudugudu yafunze ariko hari umushinga wa compassion, hari umushinga wa Hope International, icyo gihe nanone ntago namwe mwahagaze cyangwa ntago nabo bahagaze, bitewe nuko nubwo hafunze ariko hari ibindi bikorwa bagomba gukurikirana biba biri kubera aho ngaho ku mudugudu, kandi nabyo ari ingenzi kugira ngo babikurikirane. Abo rero nabo ntago iri tegeko ryabagonze, bazaguma mu murimo wabo kandi bazaguma nyine babikore neza kugeza nubwo nabo bafunguriwe insengero. Murumva rero ko biradusaba gusenga cyane kurusha uko twasengaga mbere. Mwene data, iki ntabwo ari igihe cyo kuryama, ahubwo ni igihe cyo gukanguka tugasenga Imana, kuko Satani nyine ntabwo ari gukunda itorero, ari kuguma kurigabaho ibitero uko bwije ndetse n'uko bukeye. Ariko nanone Zaburi ya 11 umurongo wa 3 haravuga ngo niba imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Niba imfatiro ziri gusenywa muri iyi minsi, ese umukiranutsi yakora iki? Nta kindi umukiranutsi yakora kiruta ibindi byose uretse gusenga. Niba yasengaga rimwe, agasenga gatatu, niba yasengaga kabiri, agasenga inshuro 5, kongera ibihe byo gusenga, kuko imfatiro ziri gusenywa, kandi ziri gusenywa nta n'umwe ubigizemo uruhari, kuko ubu ntiwavuga ko umushumba mukuru wacu wa ADEPR ariwe wagizemo uruhari muri ibi bintu, ahubwo ni impamvu z'ibihe n'impinduka z'ibihe. Niyo mpamvu nawe hari ukundi kuntu abareberera itorero, kandi hari n'abashumba nyine bavuze ati ibi bintu natwe twabibonaga, ubuzima ntabwo bwari bumeze neza bw'itorero, ntago kuba tugiye muri iyi konji tekinike ari ikibazo, ahubwo reka tugume dusenga Imana hari ikizakora. Nkwibutsa ko ntago ari ukubahagarika cyangwa kubirukana, ahubwo ni uburyo ki bwo kugira ngo itorero rigume kuorganiza, rirebe ko hari ibyakemuka nyine, hari uburyo ki ryakongera kugarura ibintu mu murongo, mu biganiro baguma kugirana n'ubuyobozi bwacu bukuru bwa leta. Kandi nanone nakubwira ngo mu Bakorinto ba mbere 6:19 tugeze kuri 20 haranditswe ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Soje nkubwira ngo nubwo insengero zifunze, ariko urusengero nyakuri urarugendana. Urusengero nyakuri ni imibiri cyangwa ni umubiri wawe, niwo rusengero nyakuri. Hariya rero tuba turi hafunze, tuba duterana, ariko urusengero nyarwo, urusengero nyakuri urarugendana, ahubwo ufite ugutwi niyumve iby'Umwuka abwira amatorero. Ntitwitwaze ibingibi ngo tube twasayisha tuvuge ngo byacitse, ntago byacitse, ahubwo imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Reka ngushimire rero, nkwizeza ko amakuru yacu ari akagaruka, kandi tugize andi makuru tumenya twakumenyesha, kugira ngo ugume kumenya aho ubuzima bw'itorero bwacu bugana ndetse n'aho bugeze. Kandi reka nkubwire ngo wowe utarakora subscribe cyangwa subscription, ukande kuri ako kazogera, ukande no kuri subscribe, uduhe ibitekerezo muri commentaire y'ibyo twaguma kubagezaho n'ibyo twaguma kubabwira, maze tugume kubana ku muyoboro wacu kugeza dusoje uru rugendo amahoro. Imana y'amahoro igume kuduhana umugisha. Turabakunda cyane, muri abo umugisha kuri twe, muri nabo umumaro kuri twe.
amen.